iyi modoka itwarirwa mu maboko. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite ikibazo cy'amaguru akaba afite amaboko mazima yayiga akayitwara akabona permis yagenewe abamugaye kategori B1. Uratse imodoka bisanzwe, iyi ni brake ikoreshwa amaboko. Urafata brake dukure muri parking, dushyire muri depart ko dushaka kujya imbere. Iki gitekerezo giye nkimaranye igihe kuko burya iyo umaze kwiga primaire ukiga secondaire ukayirangiza ukiga kaminuza ukayirangiza ukaba ufite akazi kaguhemba, iyo ufite aho gutura ubu kiba gisigaye ni inzu n'imodoka yo kugendamo. Ibyo bindi byose warabigezeho? Muri uru Rwanda dufite abantu benshi cyane bamugaye bafite n'amafaranga babasha no kwigurira imodoka ariko babuze aho kuzigira. Ni ukuvuga ngo aje ari igisubizo ku bafite ubumuga benshi cyane. Twifuzaga auto école yacu ufite ubwonko utekereza neza, ufite amaso areba neza, ushaka gutwara imodoka nta kibazo. Murakoze cyane mama, we nubwo ari ngombwa kwinjiza mu modoka utware ariko ubutaha oya nanjye natwara nta watwara uriya miniya injiramo nta kibazo. Reka mama wacu nawe twereke ko ashoboye gutwara imodoka. Izindi modoka zisanzwe haba hari brake y'umwarimu. So nanjye natekereje kuri icyo kuko ntabwo watwara umunyeshuri ajya ku modoka bwa mbere mube wizeye ko akontorora brake neza. So nashyizeho in case abuze control ya brake ngenda imufatira hano. Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV, reka tubahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni kuri Big Town TV. Nje nitwa Bakti, tukaba turi kumwe buri munsi. Icyo ngusaba no gukanda subscribe maze ugakurikirana izi gahunda, inyuma ya byose ukaza nayo kutubwira comment zawe ubibona gute n'ibindi byinshi bitandukanye. So aka kanya turi hano i Nyamirambo. Icyatuzanye hano ndashaka kubwira iyi gahunda. Hari umugabo umwe watangije gahunda yo kwigisha abantu babana n'ubumuga, abafite ubumuga bikunda kuncanga cyane ariko nuko bimeze. Yatangije gahunda yo kwigisha gutwara imodoka, ibinyabiziga. Murabizi ko abantu benshi baribaza ku bantu bafite ubumuga, ese ni gute bashobora gutwara imodoka nk'ingi cyangwa n'izindi zo zose. Ibi ngibi byose baza kubimenya, ariko mbere ya byose umugabo nawe yaje kugira accident. Amaze kugira accident amaguru agira ikibazo mu maguru. So araza kudusobanurira byinshi maze tuze kumenya ni gahunda yo kwigisha imodoka no gutwara imodoka bikorwa gute. Hano mu Rwanda birahari, abantu benshi batekereza ko ari ibintu byo hirya hanze, ariko all in all birahari no mu Rwanda. Kuba ufite ubumuga ntago bivuze ko udashobora gutwara ikinyabiziga, ushobora kugitwara kandi neza cyane. Niyo mpamvu turi hano uyu munsi. Uyu mupapa turi kumwe nawe hano aratwibwira maze atubwire n'ibindi byinshi cyane. Yes papa, amakuru? Sawa. Bakti. Umeze neza? Ameze neza. Haguruka basi kwanza tubanze dukore warm up gato. Nakunda nakubiye ko mfite ikibazo cy'amaguru. Okay. Ntabwo bikunda. Yeah. Okay, watwibwira and then ni byinshi twifuzaga ko tuza kuganira. Murakoze, nitwa Vincent Karambizi. Nagira ngo magezeho uyu mushinga ukuntu natekereje gushyiraho umushinga wo kwigisha imodoka abantu bamugaye. Natangiye nanjye nari muzima ntwara imodoka, nza gukora accident. Maze gukora accident nkajya ngorwa no gushaka umushoferi untwara. Naritwaraga mbona ni ibintu bihenze kwishyura umushoferi wari usanzwe witwara. Birangora cyane, nza gukora research, nza gusanga ko ari imodoka zitwarwa mu maboko ziri adapted ku bantu bamugaye, za kuyigura. Okay. Maze kuyigura numva ubuzima burahindutse, kongera gukenera umushoferi no gukenera umuntu umpa support kugera aho njya nkasigara mbyikoresha. N'ubuzima burahinduka. Mva mu bwigunge nari ndimo numva ko ntazongera gutwara imodoka ukundi. Aho maze
kwigurira ntekereza ku bandi bagenzi banjye, ndavuga ko hari undi muntu umeze nkanjye ashobora kuba yarabitewe n'impanuka nk'uko nanjye byagendekeye, ashobora kuba ariko yavutse ameze. Nza kuganira n'abantu numva kugira ngo mbigishe hari ibyo bisa, hari ikisabwa. Mvugana na polisi, inzego zibishinzwe, njya muri polisi kuko nari maze kubona abantu 2-3 babinsaba. Banza gukontaktinga polisi, ishami rishinzwe ibizamini, barambwira ntabwo twari tubizi ko ibyo bintu bibaho. Hari benshi bajya baza bafite ubumuga tukabahakanira yuko izo serivisi zidahari. Ubwo ubonetse ni byiza, tangira ujye muri process yo kubona ibyangombwa kugira ngo tukwemerere kuba wakwigisha. Ndazitangira, ariko icyo gihe nabitangiye mfite umuntu nigishaga biri unprofessional, bitemewe, ariko yaje gukora ikizame abona permis. So ndavuga reka nce muri procedure zo kugira ngo mbone ibyangombwa, noneho mbigishe biri professional, mbikore kinyamwuga. Ndavuga rero reka kugira ngo bigere kuri benshi nuko bica mu itangazamakuru. Hari benshi bari ahantu hatandukanye mu gihugu hose bari muri ubwo bwigunge, batazi yuko ibyo bintu bibaho. Ni muri iyo cadre nabigiyemo, mvuga ngo reka mbikore. Kugeza uyu munsi nkaba mfite, ngira mwabonye abanyeshuri nari mfite uyu munsi ndiho nigisha, nabo vuba baraza gukora ibizame. Hari ufite ikizame kuri 21 z'uku kwezi, kandi uko biri ndabona amaze kumetiriza, amaze ku. Watubwiye ngo waje gushaka ibyangombwa kugira ngo iyi gahunda yo kwigisha abantu bafite ubumuga gutwara ibinyabiziga ubashe kwigeraho. Ibyangombwa byose byarabonetse? Yego, byose. Kuri traffic police naho nta kibazo. Nejo bundi twari narindiyo najyanye n'uyu munyeshuri, kugira ngo bamuhe code akoreraho. Nuko babanje kumubaza ngo ubumuga ufite ntabwo twakwemera gutwara imodoka isanzwe, twereka imodoka uzakoreraho. So nagiye ejo bundi tujyanye, ngiye kuyerekana. Umucaji w'ibizame, komiseri w'ibizame wa polisi, twarabonanye imodoka yarayize, yarayibonye. Ubu biremewe ko. So ubu ngubu mu Rwanda abantu bafite ubumuga bemerewe kwiga imodoka no gutwara imodoka, bagahabwa n'ibyangombwa byo gutwara imodoka. Bagahabwa kategori B1, B1 niyo y'abantu bamugaye. Nice cyane. Duse nkaho dusubira inyuma gatoya, meruka uri muzima, umeze neza cyane, duherukana kera cyane. Ni kera. Yes. Accident byaje kugenda gute? Na accident naje gukora accident, niyo mpamvu wambuze muri circulation. Naje gukora accident, nisanga ndi mu bitaro, ni muri koma. Bagiye bambwira uko byagenze, ariko nanjye nashidutse ndi mu bitaro. Ni accident y'imodoka kandi? Namaze umwaka ndyamye Faisal. Hafi amezi 2 muri IC, muri intensive care unit. Ubwo nakangutse mbona ni Faisal, njyama aho ngaho igihe kinini, aho mvire kwa muganga, njya mu rugo muri rehabilitation. Nibwo natekereje uburyo nabona imodoka nabasha kujya nitwaramo. So nkuko nabikubwiye, maze kuyibona ngira icyo gitekerezo ko hari abandi bameze nkanye nabo nakora muri ubu bwigunge. So iyo accident ahandi hose yagusize umeze neza, usibye ku maguru gusa cyangwa byagenze? Usibye ku maguru gusa, yagize shock buryo no gutambuka ngenda kuri sometimes nkoresha igare, wheelchair cyangwa walking frame. Ntabwo mbasha kumuvinga urugendo rurerure. Abanyeshuri hariya ndabona bo bafite imbago bashobora kugenda. Ese nawe baguhaye imbago wagerageza kugendaho gato? Izi zabo ntabwo nazishobora, mfite izi yanjye, yo bita walking frame.
iriya niyo ugenderaho. Izi ngizi zo ntabwo ushobora ntabwo byankundira. Pole sana. Yes, umaze kugira iki gitekerezo ndakeka ko icyatumye ugira iki gitekerezo ni kwa kundi mbere yaho watwaraga imodoka kandi witwara neza. Umaze gukora iyo accident amaguru ntabwo ari guhaguruka n'ibiki byose tuvuga ngo kubera iki nashaka gahunda yo gutwara imodoka nanjye. So uko nguko bimeze uhita ubigerageza ubigeraho utangiye no kwigisha abandi. Okay, ibyangombwa byose byarabonetse. Kwigisha abandi nabitekerejeho nyuma cyane. Nabanje kwikunda ariko nza gutekereza sinzi abantu igitekerezo cyavuye ariko byaratinze. Kuko natangiye muri uyu mwaka kandi maze imyaka irenga 5 ntwara imodoka. Ariko igitekerezo cyaje ari umuntu unyaprocinze nawe ufite ubumuga niwe wampaye motivation yo gukora ibi bintu kugira ngo amaze kubinsaba amaze no kubona permis niwe navuze ngo hari abandi benshi bameze nkawe cyangwa nkanjye uretse nabo nanjye hari undi ubungu agenda ejo ashobora kumera nkanjye kuko turi mu isi ashobora kumera nkanjye akakenera iyo serivisi. So niho nakuye motivation yo kubikora gutyo uko numva ko ni ubuzima tubamo buri munsi duhura nabyo buri munsi kandi andi mashuri menshi nta rindi shuri ngira ngo rifite iyi serivisi ritanga iyi serivisi ku bantu bamugaye usibye wowe gusa mu Rwanda. Nta wundi. Ni sawa cyane murabona ko ari ibintu biri special. Ntabwo ari abantu benshi bigisha abafite ubumuga gutwara imodoka usibye umubrother wacu hano. Reka twereke ko imodoka ko nimeze kuntu umuntu ufite ubumuga mu maguru akaba atwara imodoka nk'ingi. Banza ufate kwanza iyi modoka bayirebe. Mike ngona nwereke kwanza iyi modoka ni imodoka nini nk'izindi utazo kugira ngo ni akamodoka gatoya nakamodoka kadafite ubushobozi cyangwa nakamodoka kameze gute. Ni imodoka nk'izindi ariko umuntu imodoka nyinshi dukoresha amaguru n'amaboko. Ariko iyi ngiyo baratubwira ngo gahunda zose zikorerwa mu maboko. Imodoka ikagenda neza cyane hatari mu kibazo na kimwe. So ngwino gatoya hano turebe uko buntu iyi modoka ikora. Yes, wadusobanurira imodoka ko niteye kugira ngo umuntu ufite ubumuga abashe gutwara imodoka. Iyi modoka itwarirwa mu maboko. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite ikibazo cy'amaguru akaba afite amaboko mazima yayiga akayitwara akabona permis yagenewe abamugaye kategori B1. Uko bayitwarwa ni nk'imodoka zisanzwe zindi ni automatic isanzwe. Uratse imodoka bisanzwe. Iyi ni brake ikoreshwa amaboko. Urafata brake dukure muri parking dushyire muri depart ko dushaka kujya imbere. Depart ngiriya ndarekura brake yurekuye brake ukora ku muriro. Uyu ni umuriro imodoka itangira kugenda. Iyi ni brake wabona iri kwihuta. Urafata brake urayigabanya. Itwarwa kimwe n'izisanzwe nta bindi bishyashya uretse system itari mu maboko itari mu maguru yavuye mu maguru iza mu maboko. Ibindi byose ni bimwe. Handbrake yo nabonye iri munsi cyane ku muntu. Handbrake utashobora kunama akagera hariya bigenda gute? Ni ikoresha akaboko. Biterwa n'imodoka izo arizo. Iyi ishobora kuba iri hasi. Handbrake hari izindi ziba ziri mu maboko ariko iyi ngiyi yo iri mu hasi. Bayikoze uko ufite ikirenge wayikoresha ariko ko nta amaguru adakora urakoresha amaboko. Ni ukuvuga ngo ntabwo wabasha gutwara imodoka udafite amaboko. Uko byamera kose niyo yaba iri hano hasi kuko amaboko yafite ugomba gukontorora vola na fre ugomba no gukoresha handbrake. Kubera ko handbrake ikoreshwa rimwe gusa. Ikoreshwa uhaguruka
unaparika no guparika nta kindi gihe handbrake okay so ku bantu bafite ubumuga iyo urimo kubigisha bibafata igihe kingana gute kugira ngo babashe gutwara neza iyi modoka nk'umuntu bwa mbere na mbere agiye gutangira kwiga imodoka atazi gutwara na gake ni hagati y'ibyumweru 3 n'ukwezi ntabwo birenga ukwezi ataramenya imodoka okay nk'ibiciro biba bimeze gute kuko biratandukanye ntabwo ari nk'izi modoka zisanzwe ibiciro biba bimeze gute ibiciro ntabwo ari amafaranga menshi cyangwa ibiciro uzababwira ku ruhande ni negociable ntabwo umuntu numva ni ugufasha ni ukubafasha uko yaba ameze kose ubushobozi bwo afite ntabwo namusubizayo ngo ni uko yabuze amafaranga reka tuvuge nko ku ishami rya traffic kuko ni ubwa mbere babonye igikorwa nk'iki ngiki cyo kwigisha gutwara imodoka abantu bafite ubumuga ubibabwira bwa mbere babyakiriye gute ubwa mbere njyayo uwo mudamu nawe maze kwigisha niwe wanjyanyeyo arambwira ngo nagiye gusaba kode afande yambwiye ngo ntabwo bampereza kode kubera ko nta maguru ufite arambwira ati nyamara imodoka nigiyeho itwarirwa mu maboko tuzabanza uyizane ati izo modoka ze zirahaba aba excited biramutangaza uburyo izo modoka zihari ntabwo yari abizi ngezeyo turavugana arareba system ukuntu ikoze aransaba imodoka ifite ibyangombwa byose nabimwereka ifite controle ndabimwereka byose nta kibazo kuko mbere yuko yinjira mu Rwanda imodoka itwarirwa mu maboko y'abamugaye kugira ngo bayihe ibyangombwa ibanza guca muri control technique kugira ngo barebe ubuziranenge bwayo ese system ya brake irakora neza bakabona kuhereza ibyangombwa biyemera kujya mu muhanda so nawe ntabwo byamutwaye umwanya munini wo yarabibonye aravuga ati ntabwo nari mbizi ko bihari ni byiza igitekerezo wagize ni cyiza ahubwo uce ni nawe wampaye orientation arambwira ajya mu bikore biri professional ugenda usaba ibyangombwa uzafasha benshi so wowe ukoresha perime yawe ya kera cyangwa ni nshyashya ndacyakoresha iya kera ariko nanjye urumva ngomba gushaka ya B1 nanjye ngomba kuyicisha nice cyane hari ikibazo cyaza ku bantu benshi cyane amaze kwiga imodoka afite ubumuga yagerageje ibishoboka byose izi modoka yabonye n'ibyangombwa ese izi modoka nk'izi ngizi zifite system yo mu maboko zava hehe yayigura hehe imodoka cyangwa yayikura hehe iyo baje ikibazo cyiza cyane umuntu wiga iyi modoka wamugaye ushaka kategori B1 ntabwo ashaka imodoka ngo azajye gutwara muri kampani ntabwo ashaka perime ngo azajye kuyikoresha muri kampani cyangwa azajye gutwara umubosi witwa Bakti aba akeneye imodoka imufasha muri movement ziwe muri activities ziwe zisanzwe so mfite contact n'abantu bahindura system yamaze kuyiga yamaze kubona ubushobozi bwo kuyigura bimufashamo ikaza ikoze system yose iri mu maboko kugeza igeze imugezeho bimufashamo company ni company yitwa G&G Special Delivering Services Limited so your company harimo kwigisha harimo no kudelivaringa izo modoka gufasha abo bantu so n'imodoka ziraboneka umuntu iyo yarangije kwiga akabasha kwigurira imodoka ye arayibona namufasha kugeza imugeza nice cyane nk'abanyeshuri bamaze kumva ko ibyangombwa byabonetse ubu ngubu urimo kubigisha imodoka babyakiriye gute cyane cyane ku bafite ubumuga bamwe turi kumwe hano nibo baza kuguha ubuhamya hariho habuze ngo ese nanjye byashoboka namwe birashoboka cyane cyane uyu mama ati
njye numva ari ibitangaza bigiye kumbaho araza kubikubwira ariko umunsi wa mbere agiyeho wa kabiri wa gatatu ati ndabona bitazakunda namubwira bizakunda nyuma y'icyumweru kimwe yari asigaye atwara nta kibazo numva ntagifite impungenge kuri we bo baza kukubwira uburyo bo babifiringa nibo babifiringa cyane kurusha n'abandi. Thank you so much kuba arimo gukurikirana Big Town TV ngira ngo mwabibonye tukababwiye ko byose birashoboka kuba ufite ubumuga ntabwo bivuze ko udashobora gutwara imodoka birashoboka cyane. Ubu ngubu tukaba dushaka kumenya ku abanyeshuri bafite ubumuga ariko bakaba barimo kwiga cyangwa bamaze kwiga imodoka ubu ngubu nabo bari tayari kugura izabo batangiye kuzitwara. Ni imodoka zikoresha system yose y'imodoka uyikoresha mu maboko gahunda zikagenda neza feri biki byose byose ni mu maboko ni byiza cyane. Reka tugane n'abanyeshuri nabo batubwire uko babyumva cyangwa ukuntu babifashe inyuma yo kumva ko nabo nago basizwe inyuma mu gutwara imodoka. Let's go. Yes, uyu nguyu numwe mu bafite ubumuga ariko bakaba bari muri gahunda yo kwiga imodoka no gutwara imodoka. Hano nakubwiye ko turi mu kibuga cy'abantu bigiramo imodoka nawe tukaba turi kumwe nawe hano watwibwira. Murakoze nitwa Karambizi Yusufu nanjye nkaba ndi umwe mu banyeshuri bafite ubumuga bifuza kuzajya batwara imodoka ubuzima bwa buri munsi. Tubwire kuri gahunda yawe yo kwiga imodoka cyangwa gutwara imodoka nk'ingi. Gahunda yanjye ngewe ubumuga bwamfashe ndi muto mfite imyaka 4 ni imbasa agari ubumuga rero buje nonaha icyo gihe najyaga mbona bake cyane bazaga i Gatagara bazitwaye ariko atari benshi nanjye nkumva ko igihe nikigera nshobora kuzayitwara kandi akaba ari byo ndi mu bungubu ku bushobozi bw'Imana. Ubwo rero narabitekerezaga ariko ubushobozi bukanga ariko ibitekerezo nkaba mbifite hanyuma rero uyu mwaka nibwo byanjemo ati nshaka aho niga. Narazengurutse hano mu Mayeto Ekole hano murabona ko ari menshi ariko sinabonaga iyo modoka. Uwo mbaje wese akanyuma ariko akambwira ko bihari ariko imodoka ikabura. Ubwo rero nibwo naje kubaza umuti umwe hano Nyamirambo ahita ndangira uyu mugabo bazina Karambizi nanjye turitiranwa. Muravukana sinumvisha amazina? Ntabwo tuvukana ni bya bindi amazina ahura nyine ubwo nibazina. Nuko ubwo araduhuza ntabwo twari tuziranye kuva mbere ariko amaze kuduhuza turaganira hanyuma rero duhita dutangira kwiga. Ubu nkaba maze ukwezi muri make nditegura gukora exam. Provisoire yo warayibonye? Provisoire narayibonye ntabwo baguha code yo gukora exam utarabonye provisoire niyo uheraho nk'ibisanzwe wayibona noneho ukiga cyangwa no kubona code kuko muri mu irembo kwa kundi abantu biyandikisha B1 ntayirimo. Nkuko teacher yabisobanuye byabaye ngombwa ko njya kuri head officer ya police mbonana na committee, hari committee bishinzwe igomba kubanza igacekinga ikareba ko bifitiye ubushobozi hanyuma yamara kukwemerera ikazaguha gahunda yo gusubira yo gufata code ujyanye n'imodoka bakabanza bakayireba. Hanyuma rero ubwo niyo level ngezeho ubundi mu rwego rwo gukorera permis. Reka tugaruke kwa mazina wawe Karambizi. Amaze gutangiriza iyi gahunda wowe nk'umuntu ufite ubumuga wabyakiriye gute kubona yakuzaniye Ekole yo kwigisha gutwara imodoka uyu munsi ukaba urimo kwiga uri hafi no gufata permis yawe? Wabyakiriye gute cyangwa n'iki wavuga kuri ibyo ngibyo? Nta kintu mu buzima busanzwe nta kintu cyiza nko kugera ku ntego wari ufite cyangwa guhurirana n'ibitekerezo byawe
buryo ufite ibitekerezo byiza n'ikintu na subject y'ikintu runaka ushaka kugeraho kandi ugahurirana nacyo 100% urishima. Ntiwabona uko ubyerekana, ntiwabona uko ubivuga, ariko intego yawe iyo uyigezeho mu byo wifuzaga gukora ukaba ubirimo kandi uri kubikora neza, wishima kurushaho. Teacher rero usibye kumushimira, nkamushimirira n'abandi bafite ubumuga, nabashikariza ubyifuza wese kumugana, azamufasha mu bushobozi bwe. Ibintu byose ni ukuganira, ariko ndabizeza yuko ibi byishimo bizakomeza kandi tugakomeza gusensibiliza bagenzi bacu bakaza tukiteza imbere, kubera ko uyu ni umurongo mwiza. Mfite perime, nkagira gahunda runaka ikenera imodoka, icyo gihe nakwegera teacher nkitwara mu buryo bwanjye kandi nkurikije amategeko y'umuhanda, ntacyo nangirije, kandi gahunda zanjye zikagenda neza kurushaho nk'uko nabyifuza. Okay. So na ubu ngubu umaze gukamirika wayitwara neza? Ubu nayitwara neza. Yeah. Hakiba yenda amakosa amwe namwe ntiyabura, ariko urevo ndiho imeze neza. Yeah. Injira mu kate gato yari turebe. Yes, nakubwiye ko ufite ubumuga ntago byakubuza gukora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Afite ubumuga ariko ubu ngubu akaba agiye gutwara imodoka. Ni imodoka special ku bantu bafite ubumuga zitwarwa n'amaboko, ariko ikintu kidasanzwe nuko bagiye kubona n'amaperime yabo. Nicyo kintu cyiza kidasanzwe. Ndabanza kwambara umukandara uko ari itegeko. Yes. Hanyuma mfate feri, ariko teacher yanyigishije ncane, hanyuma nkuremo ferium. Ferium iri hano hasi, ariko ndakoresha intoki kubera ko amaguru adakora. Nkakuremo cyangwa wayishizemo? Ubu nyishyizemo, ikuyemo. Hanyuma rero njye imbere repari ndekure gatoya. Nkora ntwarisha akaboko kamwe, kubera yuko akandi kaboko kaba gatwaye gafite umuriro na feri, niyo mpamvu vora nyitwarisha akaboko kamwe. Nkagenda rero mu buryo nshaka kandi gahoro. Bongeye gusubira. Hano nsubiye inyuma. Iyi mirongo ni mu makona, niho bigira, ariko muri exame ngaho ni sawa. Yes, ngira ngo mwabibonye ko ari kwitwara neza, nuko ahantu ni hatoya ntago yagomba gushyiraho speed, atwereke byinshi bitandukanye, ariko ibyo byonyine biba bihagije. Akarusho nuko ejo bundi azaba afite perime ye iri special, akajya atwara n'amamodoka. Ni byiza cyane. Karambizi urakoze cyane. Hano hari umumama wacu nawe ndifuza kuza kumuganiriza ko yashizemo rock mama.
Yes, hano tukaba dufite n'umumama wacu nawe akaba agiye kutwibwira kwanza tubanze tumumenye maze tuze no kumenya iyi gahunda yo gutwara imodoka. Yes, mama mwiriweho? Mwiriwe neza. Yego, watwibwira? Nitwa Mukakamanzi Marthe. Yeah. Nanjye ndi umwe mu banyeshuri Karambizi yigisha imodoka. Ariko nkaba ntangiye vuba kine cyumweru cya kabiri. Okay. Yeah, wowe kugira ngo iki gitekerezo cyo kwiga imodoka kikuzemo bijyaje ryari gute? Wabitekereje gute muri make? Iki gitekerezo giye nkimaranye igihe. Yeah. Kuko burya iyo umaze kwiga primaire ukiga secondaire ukayirangiza ukiga kaminuza ukayirangiza ukaba ufite akazi kaguhemba, ikiba gisigaye iyo ufite aho gutura ubu kiba gisigaye ni imodoka yo kugendamo. Igihe cyose rero nategaga imodoka z'abandi. Ibyo bindi byose warabigezeho? Yego. Yego, Imana ishimwe cyane. Yeah. Nategaga imodoka z'abandi, ariko nanjye nkaba nifuza ko mu minsi iza naba mfite yanjye mbasha gutwara nkatwara n'umuryango wanjye n'inshuti. Okay. Yeah, kugira ngo umenye umwarimu Karambizi ko ari kwigisha abantu bafite ubumuga gutwara imodoka, wabimenye gute, wamenye ryari? Nabanje gushaka umwarimu unyigisha. Mbona umwarimu wabaga ahantu ikaduha anyigisha gutwara ariko automatique y'akaguru. Hanyuma nza kumenya ko kuri polisi batari kubemerera gukora ibizami, babasaba kwiga automatique y'amaboko. Hanyuma naje kuganira n'undi muntu witwa Protogene nawe utwara imodoka ufite ikibazo cy'amaguru, andangira Karambizi. Ambwira ko afite imodoka kandi ko afite umwanya wo kwigisha abantu. Yampaye nimero ze ndamuhamagara, aranyemerera turumvikana ku mafaranga, hanyuma ntangira kwiga. Yego. Karambizi yari umwarimu wanyu, yagerageje ibishoboka byose kugira ngo iki cyifuzo cyo kwigisha abantu bafite ubumuga imodoka bagahabwa n'ibyangombwa. Yagize igitekerezo maze agenda mu nzego ziri hejuru kugira ngo asabe ibi byangombwa. Baje kumwemerera kubigisha, namwe nimumara kubimenya muzajya muhabwa driving permit. Ni igikorwa cyiza mu by'ukuri kuri mwebwe mu byakira gute, cyangwa n'iki wamubwira Karambizi muri iki gikorwa kubatekereza no kumva ko namwe mushobora gutwara imodoka na perime mukazibona? Karambizi ni umugabo wagize ubutwari pe, ni indashyikirwa. Kuko iki gitekerezo yagize, muri uru Rwanda dufite abantu benshi cyane bamugaye bafite n'amafaranga babasha no kwigurira imodoka ariko babuze aho kuzigira. Ni ukuvuga ngo aje ari igisubizo ku bafite ubumuga benshi cyane, ku buryo twifuzaga auto école yacu natwe byibura tukagira ahantu tugana tukabasha kwiga amategeko y'umuhanda, tukabasha no gutwara. Nkanjye njya gukorera permis provisoire, umupolisi yarabanje arangora ati wowe uremerewe gukora? Ati reka mbanze mbaze ababishinzwe. Yarinjiye aragaruka arambwira ati pardon rwose, ati injira bakwakire, namenye ko namwe mushobora gukorera permis. Mu minota 20 bampaye nakoreshejemo iminota 5 mbona amanota 18. Yifata ku munwa arumirwa aravuga ati yewe koko abamugaye namwe murashoboye. Nasanzemo abantu bamazemo iminota 10 mbasigamo n'ubundi batararangiza. Urumva rero kuba ufite ubumuga ntago bivuga ko udashoboye. Iyo ukuriweho inzitizi nawe ushobora gukora ibyo abadafite ubumuga nabo bakora. Nice cyane. Ubu ngubu utegereje perime kuko provisoire umaze kuyibona? Yego. Perime uzayishaka ryari? Narasabye ariko kubera ko aribwo nyitangira ndacyafite byibura nk'ibindi by'umwaro 2 kugira ngo mbe maze kumetereza neza mbashe kujya gukorera. Okay. Hari abandi bantu bafite ubumuga ariko bakaba bitinya cyangwa batinya no gutwara imodoka bakumva ko badashoboye. Message yawe ni ihe mama? Hoya, nibitinyuke. Amaboko yakora
nta kindi kibazo uba ufite. Amaboko akora, ubwenge bukora, amaso arabona. Yego, nta kindi kibazo. Kuko nkwibutsa ko no kugira ngo batwemerere hari icyangombwa duhabwa na muganga kugira ngo yemeze ko nubwo ufite ubumuga ariko ushobora gutwara imodoka runaka. Icyo cyangombwa tugihereza polisi kugira ngo bakwemerere. Bivuga rero ngo ufite amaboko mazima, ufite ubwonko utekereza neza, ufite amaso areba neza, ushobora gutwara imodoka nta kibazo. Murakoze cyane mama, we nubwo ari ngombwa kwinjiza mu modoka utware ariko ubutaha we nanjye natwara. Watwara uriya miniya injiramo nta kibazo. Reka mama wacu nawe atwereke ko ashoboye gutwara imodoka. Saza kuvuga ngo ntabwo abizi ibiki n'ibiki byose arabizi na. Umukandara kwanza. Harimo yatubwiye ko umukandara ari cyo kintu cya mbere dukora. Iyo umaze kumva wicaye neza ureba muri retroviseur zawe ukareba uko amapine yawe ameze, cyane imodoka ugafata feri ugashyiramo depari. Ngewe nkoresha akaguru mu gukuramo feri, hanyuma ushobora kujya imbere. Genda wikate hariya. Maze ntware neza ariko muri iyi mirongo. Umumama nawe yatwemeje murabibona. Nawe yaratwara akayikata fresh kabisa muri confidence nyinshi cyane. Kuba ufite ubumuga ntago nukifate nk'umuntu udashobora gukora ibintu byose birashoboka. Twabibabwiye. Ayikandagiye cyane. Mama ndabona ni sawa cyane. Ndaparika. Ashyiramo frame. Hanyuma nkarekura. Kabisa. Imodoka zayigura ryari mama? Ubu ngubu ndabona ibintu byose ni sawa. Very soon. Vuba. Mwarimu arashaka kutwongeramo kubera yuko izindi modoka zisanzwe haba hari break y'umwarimu. So nanjye natekereje kuri icyo kuko ntabwo watwara umunyeshuri ajya ku modoka bwa mbere mube wizeye ko akontorora break neza. So nashyizeho in case abuze control ya break ngenda imufatira hano. Iyi niyo kwigishiriza. Iyi ngiyi niyo kwigishiriza. Iyi niyo mwarimu iyi break. So abuze break abona ari guhuzagurika. Ngiye mfata ndayimufatira n'intoki. Imodoka unayifashe ntiyago. Nice. Nkuko n'izindi modoka haba hari pedale ya hasi. So byose ni mu ntoki. Nanjye ya mwarimu nayishyize hano. Umwarimu ntabwo turi butinde cyane ubu ngubu ndabona twahita dusoza ikiganiro ariko waduhereza address ukanaduhereza message ku bantu bafite ubumuga bakeneye kuza kukugana kugira ngo ubashe kubigisha imodoka bakanazitwara maze gahunda zikagenda neza. Nkuko nabikubwiye ni G&G Special Delivering Services Limited. Ikorera hano Nyamirambo. Ushaka contact sinina naziguha. Zivuge kugira ngo abafite ubumuga bakaba bashaka kwiga imodoka nabo biga imodoka bazajya batwara mu modoka. Ushaka kwiga imodoka cyangwa ukeneye kuba wayitumiza
uhamagara nimero 0782 35 36 zisubiremo 0782 35 36 cyangwa se ari ya Airtel 07 3 4 4 karindwi karindwi gatandatu kane gatanu. MTN ni 0782 gatatu gatanu 66 Airtel ni 07 gatatu kane kane karindwi karindwi gatandatu kane gatanu. Okay. Office iri hehe? Ikorera hano Nyamirambo kurya nyuma. Okay. KM 203. Nice. Murakoze cyane ku bantu bafite ubumuga ngira ngo mwabibonye. Karambiza umwarimu wanyu hano arababwira ngo muze abigisha imodoka abereke n'inzira zo kujya gushaka permis zo gutwara imodoka. Niba ufite ubumuga bungubu ushobora guhabwa permis yawe ugatwara imodoka. Ukeneye no kugura imodoka nk'izi ngizi special zo gutwara mu ntoki nk'izi ngizi nazo yagufasha ukamenya aho wazitumira. Thank you so much. Ingini Big Town TV. Jenny to Bakti. Until next time. Ciao, ciao. Bye bye.